Inshingano ya mbere dusanga mu ngingo ya 203 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango itubwira inshingano yo kwita ku bana no kubarera. Inshingano yo kwita ku bana no kubarera mu gihe gushyingiranwa, ushobora kuba mufite abana cyangwa se mutarabona, ariko Imana nibafasha mukabona abana, ni inshingano yanyu mwembi kurera abo bana muzabyara. Uburere bw'umwana burareba umugabo bukareba n'umugore, ni inshingano ireba ababyeyi bombi, bisaba ko bombi bayubahiriza. Ikibazo dufite muri iyi minsi cy'abana b'inzererezi, cy'abana tubona ku muhanda, nta handi gituruka, ni ku burere buke bw'ababyeyi. Ni ikibazo cy'uko ababyeyi batubahiriza inshingano zabo. Ibi turabibwira aba bageni, ariko n'abandi bahagaze hano bashatse, bafite ingo, bafite abana, ni inshingano yanyu yo kurera abana mwembi. Impamvu itegeko rigaruka kuri iyi nshingano, ahenshi uburere bw'abana abagabo bumva ko ari ubw'abagore. Ntabwo ari byo. Umugabo n'umugore rero bagomba gufatanya kurera abana. Iki kibazo cy'inzererezi dufite cy'abana bari ku mihanda bambara twita ba mayibobo bande, nta handi gituruka, gituruka ku burere buke bw'abana, kuba ababyeyi batubahiriza inshingano zabo. Turisabira rero abageni, bisobanuye ngo niba mushyingiranywe, umugabo akaba ari ufite akazi, umugore akaba adafite akazi, umugabo ategetswe gutunga umugore. Hari abagabo bafite ingeso yo kudahahira urugo, akaba ari mu cyemezo wafashe kugira ngo urebe ko umugore yahukana cyangwa se afata icyemezo cyo kuba yaturuka. Ifaranga ubonye ryose ukajyana mu kabari, wibuke ko abana bagomba kurya, wibuke ko abana bagomba kwambara, wibuke ko abana bagomba kwiga, ariko nanone ntagomba kwihembwa amafaranga angana. Birashoboka ko mushobora kuba mwihembwa amafaranga angana, icyo gihe umugore n'umugabo muricara mukumvikana uburyo amafaranga muhembwa mugomba guhahira urugo rwanyu. Abashyingiranywe bagomba kubana mu nzu imwe, mu cyumba kimwe, ku buriri bumwe, mu ishuka imwe no mu burangiti bumwe. Ntabwo inshingano z'urugo ziba zubahirijwe neza. Umugore n'umugabo rero bagomba kubana mu nzu imwe, mu cyumba kimwe, hakaba hari icyumba kizwi ko iki ari icy'umugore n'umugabo. Hari ibindi byumba byinshi, icyumba cy'abana, icyumba cy'abashyitsi, ariko umugabo n'umugore bagomba kugira icyumba cyabo. Kubana ni inshingano ikomeye. Impamvu abantu bashyingiranwa, impamvu ya mbere ikomeye ni iyo kubana. Ubusanzwe ufite aho ukomoka, ufite urugo uvukamo, ufite umuryango uturukamo, yo kwita ku bana no kubarera. Inshingano yo guhahira urugo n'inshingano yo kubana. Izi nshingano rero zirareba umugabo, zirareba n'umugore. Umugabo n'umugore bagomba kuzubahiriza bombi. Iyo zitubahirijwe neza, icyo gihe urugo rurasenyuka. Turasaba rero abageni dufite uyu munsi, cyangwa se abagabo n'abagore bari hano bafite ingo, batubahiriza izi nshingano nk'uko bikwiye, kwisubiraho. Uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe butangira bakimara gushyingiranwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, hashingiye ku buryo bw'icungamutungo bahisemo.
mu kanya turagera ku itegeko rigena imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura. Itegeko riteganya uburyo butatu, turabubasobanurira hanyuma mutubwire uburyo mwahisemo gucunga umutungo. Ariko ingingo ya 208 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango itubwira ko abashyingiranywe bagira uburenganzira bungana ku mutungo iyo bamaze gushyingiranwa hashingiye ku buryo bw'icungamutungo bahisemo. Abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwubaka kugira ngo rukomere. Iyo tuvuze uburinganire, hari ababyumva nabi, hari abumva ko abagore bigaranzuye abagabo. Ntabwo ari byo. Uburenganzira ni ubwuzuzanye, ni ugufatanya nk'umugore n'umugabo mu rugo rwanyu, ni uguha agaciro igitekerezo cya mugenzi wawe, ni ukuzuzanya, ni ukumvikana mu rugo rwanyu, ni ugukorera hamwe. Dusaba ko abageni bacu dufite uyu munsi bayirinda. Indi mpamvu ishobora gutuma abashakanye batandukana ni uguta urugo mu gihe cy'imyaka 2 mwaratandukanye ku bushake bwanyu. Icyo gihe iyo mwatandukanye ku bushake bwanyu hagashira igihe cy'imyaka 2, itegeko riguha uburenganzira bwo kuba wajya mu rukiko ugasaba ubutane. Ikirego nta wundi gitangwa n'umugore cyangwa se umugabo, gitangwa mu rukiko rw'aho utuye. Ibi mpamvu tubisubiraho ni amakosa dusaba ko mwirinda. Ntabwo dushingira abantu ngo twongere tubigishe kujya mu nkiko kujya gutandukana cyangwa se tubifurize ko batandukana. Aya makosa rero tumaze gusobanura, turasaba abageni bacu dufite uyu munsi kuyirinda. Tugeze ku itegeko nomero 27 ryo mu 2016 ryo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2016 rigena imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura. Nk'uko tumaze kubisobanura, amakimbirane akenshi nanone aturuka ku mitungo. Akenshi ibibazo byinshi nanone usanga bituruka ku mitungo. Umugabo akumva ko umugore adafite uburenganzira ku mutungo. Umugabo akumva ko ari ufite ijambo mu rugo ku mutungo bafite, umugore atagomba kugira uburenganzira ku mutungo. Ntabwo ari byo. Iri tegeko rero rigaragaza uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Tugiye gusobanura uburyo butatu. Nitumara kubusobanura, turaha abageni bacu batubwire uburyo bahisemo. Uburyo bahisemo bumva bubanogeye bazacunga umutungo wabo, bazacungamo umutungo wabo nibamara gushyingirana. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikanye gushyira hamwe umutungo wabo wose, kandi bose bakagira uburenganzira bungana kuri uwo mutungo. Turasaba abantu b'inyuma ko twumvikana. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikanye gushyira hamwe umutungo wabo wose, kandi bose bakagira uburenganzira bungana kuri uwo mutungo. Umugabo n'umugore bashyingiranywe bagahitamo ivangamutungo rusange bagira uburenganzira bungana kuri uwo mutungo. Icyemezo cyo kugurisha, icyemezo cyo kuwutangaho ingwate cyangwa se gutangaho impano gifatwa n'abantu babiri. Ntabwo ushobora kujya mu kabari ngo utange inka, utange ihene, cyangwa se utange ikintu icyo cyose cyo mu rugo utabyumvikanyeho n'umugore. Iyo mwahisemo ivangamutungo rusange, ni icyemezo kigomba gufatwa n'abantu babiri. Ivangamutungo rusange
iyo umugore n'umugabo bashyingiranywe, umugabo akaba afite ideni cyangwa se umugore afite ideni yatse muri banki, iyo muhisemo ivangamutungo rusange, iryo deni riba ribaye ry'abantu babiri, mugomba kuryishyura. Ivanguramutungo risesuye, ivanguramutungo risesuye ni amasezerano abashyingiranywe bagirana, bakumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana uburenganzira busesuye ku mutungo we, bwo kuba yawucunga ku giti cye, kuwugurisha, kuwutangaho impano atabajije mugenzi we. Bivuze ngo umugabo n'umugore iyo bashyingiranywe bagahitamo ivanguramutungo risesuye, nta kuvanga umutungo kuba guhari. Umugabo asigarana uburenganzira bwo gucunga ibye, n'umugore agasigarana uburenganzira bwo gucunga ibye, mukumvikana uburyo bwo gutunga urugo rwabo bishingiye ku mikoro ya buri wese. Bahisemo ivangamutungo rusange. uburyo butari bwiza muri bwose, buba bwiza kandi hashingiwe ku babihisemo. Ntabwo bikwiye kuba byiza kuri twese turi hano, kuko ntabwo ari twe tuzabafasha kugera umutungo wabo. Niyo mpamvu rero hadakwiye kuba impaka, hadakwiye kuba abantu gusigara basubira mu bintu, ntabwo ari ngombwa. N'umutimanama wabo buri wese aba yaraganiriye na mugenzi we, bagafata icyemezo bemeranijweho. So ntekereza ko rero bidakwiye kuba ikibazo ahangaha, cyangwa ngo abantu batangire kubiganiraho no kubituma abantu bibafata umwanya. So nagira ngo dushimire abageni bacu kuri uyu mwanya, baganirijwe byinshi. Buriya abiga cyangwa abahanga baravuga ngo kwiga ni uguhozaho. Buriya uyu munsi aya masaha yandi isaha imwe twayihariye abageni, turimo turavuga ngo abageni bagomba gukora ibi, bagomba gukora ibi, dushingiye ku itegeko, dushingiye ku itegeko. Ariko nawe uraha wakwiye kuba ari wo mwanya wawe wo kwiyibutsa, ese iyo bavuze inshingano z'urugo, itegeko ryavuze inshingano 3, ariko nyamara ntabwo arizo nshingano z'umugabo n'umugore gusa. Ibi ni iby'itegeko ryagarutseho nk'inshingano nini zihatse izindi, ariko ntibivuze ko hatari n'izindi nshingano umugabo n'umugore basangiye cyangwa bahuriyeho. Bigeze bavuga ngo umugabo n'umugore bafite inshingano yo gufatanya gutunga urugo rwabo. Hari abarebanye mbona barongoreranye, buriya mba nabikurikiye. Hari abagore, hari umukobwa nabonye hano sindi bumuvuge, nazajya kumuvumba kanyuma, nabonye areba mugenzi we, mbona avuze ijambo, bihita numva binkozeho, ndavuga ngo nimpaguruka ndaza kukivugaho. Ntabwo itegeko rivuga ko umugabo ari we ufite inshingano zo gutunga urugo wenyine. None se twirirwa tuvuga ngo uburinganire n'ubwuzuzanye, none se kuki dushaka ko twuzuzanya mu bimwe, dufatanya muri bimwe, ariko twagera mu nshingano z'urugo kumva ko hari ibitakureba bireba mugenzi wawe wenyine? Sibyo. Kuzuzanya mu rugo ni uko mu gihe cyose umugabo n'umugore bafite akazi, buri wese akora n'undi akora. Iyo bombi bafite akazi, itegeko rivuga ko bafite inshingano zo gufatanya gutunga urugo rwabo. Ariko iyo hakora umwe, niba hakora umugabo, umugore adakora, wa mugabo ukora za nshingano zo gutunga urugo niwe bireba, agomba guhahira urugo adasiganije mugenzi we, kuko mugenzi we nta kazi afite. Niba ari n'umugore ukora, umugabo adakora, wa mugore afata za nshingano zo gutunga urugo no guhahira urugo, kuko muri cya gihe arimo abikora umugabo nta kazi afite. Niyo mpamvu habamo kuzuzanya. Jewe iry'umugabe Toneste maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kamire Christine umbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Kamire Christine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ko nta gahato ko wowe iby'umugabo Toneste
umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mukandori Pisine Grace, umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Muhima, maze kumva amasezerano iry'umugabe Theoneste na Kampire Christine bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, yemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.
abaririmbyi barakoze Imana ibahe umugisha twibutsa ko ijambo Imana yakoze ridahera. Haleluya. Imana ivuga ntibihera kuko ijambo ryayo ringana n'uwarivuze. Uburyo Imana ingana n'ijambo ivuze riba ringana nayo. Imana ishimwe. Twakiriye abantu barimo kugenda baza bitewe n'imvura, babakiriye mu izina rya Yesu ntibirwe bikaze muri urusengero rwa Kinamba. Hanyuma reka twakire pasiteri yatugeze ijambo ry'Imana n'amasezerano cyangwa se ubukwe. Reka nakire mwarimu Benote abusengera Imana. Hanyuma pasiteri akomeze. Mana turagushimira, uri Imana y'urukundo, uri Imana ikwiye kubahwa ibihe byose. Tugushimiye uyu munsi mwiza waduteguriye nk'inshuti n'imiryango kugira ngo twishimane na Theo ndetse na Kristi, kandi tugeze mu nzu yawe muri uyu mwanya mwami, ni umwanya wo gushimangira amasezerano yabo. Cyubahiro n'ikibi cyawe kuko wabyemeye ko tugera muri izina ryawe. Uyu mwanya rero dusengeye umukozi wawe ugiye gukora uyu muhango wera, kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zibe muri we, kandi mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Wamagana ikintu cyose cyaza kurwanya umugambi wawe, ahubwo twuzura amashimwe n'umunezero kubw'uyu munsi. Tubyamaje twizeye ku bwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Yesu nashimwe. Ariko ko ubona mutanezerewe, ubuno bukwe ntabwo namutegereje mwebwe. Mwari mutegereje. Reka mazane hakurikize Theo nanjye hagera. Na Christine bahuguruke. Barabwira abandi bantu, mubabwiye hazamo babyeyi barabishima n'imiryango, baza kuri urwo rwego babizana mu itorero no tukabishima, batangira umushinga w'ubukwe, banza barakoze bikwiriye byose bakaba barabisoje, none baje gusezerana. Ariko mbere yuko basezerana, birashoboka yuko mwari muteraniro hari umuntu waba afite impamvu yatuma badasezerana, niyo mpamvu ugira ngo mbarange bwa nyuma. Ahari yaza kubivuga, nta wavuze ngo basezerane umunsi, bazasezerana ikindi gihe, nubwo bari bambaye neza baniteguye, bajya tugatandukanwa, ikindi gihe bakazabiringaniza, baza gushyira kuri gahunda bakaza gusezerana. Ndagira ngo rero mbarange bwa nyuma Theo na Christine, niba hari ufite impamvu yatuma bariya badasezerana, nazamura ikiganza. Wewe kutizamanya na telefone urayifite? Aha, ndabona ntawe wazamuye ikiganza, ni ukuvuga ko mwese mutima wo kubasezerana. Ubwo rero nta n'umwe ugisa kuko uno munsi ku bijyanye na Theo na Christine muzahore muteza iteka ryose. Ndagira ngo mbaze Theo, niba Theo wumva nta mpamvu yatuma uno munsi uririmba, kuko hari igihe waba warumvise amakuru atameze neza, cyangwa se uko wayumvise mu nzira, cyangwa se muri kuza gusezerana ukuntu umudamu ari kugenda akandagira imyenda ukaba utazabivamo, ukaba wakwisubiraho. Uratubwira uracyahagaze ku isezerano witeze gusezerana? Imana ihumurize. Christine natawe n'ubikangweho bantu dukoze ku mutwe ko gushaka ntabwo rero nyine buriya abantu bari paradizo, ariko nyine umuntu atagira ubundi buzima. Christine, uri kumva nshingiye ku makuru ufite nawe wagize uno munsi n'ibyo wenda kwinjiramo, uno munsi gahunda ikiri gahunda, cyangwa wabihindura ukazasezera ikindi gihe? Niba utahinduye uvuga uti nditaye gusezerana, niba utabihinduye uti nditaye gusezerana, niba utabihinduye uti nditaye gusezerana, ngo ritayari gusezerana, reka amatari yitari. Ndagira ngo nsabe imiryango ya Theo, ese umuryango wa Theo uhagarariye nde? Uhagarariye umuryango wa Theo ninde? Yego, basezeranye nta kibazo. Imana ibamugisha. Reka rero dufate rero zacu dusome ijambo ry'Imana mbere yo kwinjira mu muhango wo gusezeranya Theo na Christine. Ntekereza ko abantu mwese muri hano munezezwa na bino birori, mwari mumaze iminsi mubitegereje. None Imana yagize neza, hari ababisengeye bagiye ku ikumba basaba Imana bizabahera ubukwe, none Imana yamutanze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 18, haranditse kandi
iravuga iti si byiza ko uyu mugabo aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 21 haranditse ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, asinzira imukuramo urubavu rumwe isubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu aruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe n'umugabo. Ku murongo wa 24 icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Yesu ashimwe. Iyo dufite ibirori nk'ibi ngibi byo gusezeranya umukwe n'umugeni, biba ari ibirori byiteguwe na bene byo, ariko n'imiryango n'inshuti bakaba bariteguye, kandi biba ari ibyishimo ku bagiye gusezerana, cyane cyane kuko hari imigozi iba yaribaze ivuyeho, bakaba bagize ubudendezo n'uburenganzira ku bintu bimwe batari bemerewe. Ubutebo ntiyari yemewe kwicara mu bagabo ngo atere urutoki hejuru avuge, ariko ubu ngubu agiye kuba umugabo nk'abandi. Ntabwo Christine wari guhura mu musubizo ngo madara, oya, navuga mu mukobwa cyangwa se navuga mu mazina, ariko mu minsi iri imbere tuzongeraho n'andi mana tugiye tubita ba papa runaka. Gusezerana rero ni umuhango mwiza, ariko reka uwo mwiza ni umugambi w'Imana, kuko Imana irema umuntu, imaze kubireba no kubigenzura neza, iza gusanga atari byiza yuko umuntu yaba wenyine, ahubwo bakwiye kugira undi muntu babana. Niyo mpamvu abagore bari hano n'abagabo bari hano bo bari kwitinya icyara, kuko bazi ibanga ryo kubana nk'umugabo n'umugore. Ariko na Theo na Christine bashoje bahishiwe, kuko amasaha mfite imbere yanjye ntabwo ari menshi, bari no kuvuga ngo ningirebwa cyangwa se imvura ihite kugira ngo bajye kuri kuntu bigenda. Umugabo rero niwe waremwe mbere, hanyuma umugore aza kuremwa akurikiyeho, kandi umugore aturuka mu rubavu. Buriya niyo mpamvu nubwo abanyamategeko bari hano batari gusa kundeba nabi bazandeba neza nzirwa n'umugabo, buriya mu rugo byanze bikunze hari umutware. Abanyamategeko sinzi ukuntu babivuga, ariko navuga ibya Bibiliya, nta kizavanaho, naho isi yavaho, naho ijuru ryakurwa haryo, igihe cyose umugabo azahora ari umutware. Bifite ishingiro nuko yaremwe mbere, umugore agiye kuremwa aturuka mu rubavu rw'umugore. Umugore nawe azahora no kuganduka, nataganduka amategeko y'ijuru azabimuryoza. Uretse ko n'umugabo azakunda umugore we, atamukunda nawe amategeko y'ijuru akabimuryoza. Hanyuma rero Imana imaze kubona ko atari byiza ko umwe aba wenyine, niyo mpamvu yavuze ngo reka ihuze abantu babiri kandi batandukanye. Ntabwo ari mukuru cyane, nta n'ubushakashatsi nakoze, ariko nshatse ngo uyu mwana azamukora, nasanze Imana ijya guhuza abantu hari ibintu ireba cyangwa se igenderaho, ntabwo biba paraza, ntabwo biba nkatombora. Ndabanza igasuzuma imico y'abantu, kareba n'umwe azabasha koroherwa cyangwa udazamuremera. Sinzi ukuntu Imana ibigenza, ugasanga rimwe na rimwe hari itandukano riri hano ku bano bantu bagiye kubana, ku buryo ko bazaza bagiye kuzuzanya. Hanyuma rero uyu munsi ni umunsi wa Theo ndetse na Christine bagomba kubaka urugo rwabo. Ariko iyo twakoze ibirori nk'ibi ngibi, natwe abamaze kuzubaka dufata umwanya wo kongera tukavuga ngo mbese ko twaje mu bukwe bwa Theo na Christine, twereke ko natwe amasezerano bagiye gusezerana twayasezeranye, aho twabaye ntaheruka kuri ano masezerano tugacyayakomeje. Ibyo byibaza abagabo n'abagore baje muri buno bukwe, namwe n'abagore bari hano ntabwo ndi kubareba neza kubera ko runo rutara rwambangamiye, ariko mwebwe namwe mwibaza aho mwica aho ngaho, ariko inshingano zawe wakuzubahiriza neza. Ndazi ko utazubahirije neza wagira n'ingorane. Izi ngizi rero ugiye guhabwa nizo nshingano ziremereye kurenza ziri uzange gukora. Nutazubahiriza kazi yawe uzabaga wifashe, ntuzabe ngo sinabivuze. Ariko nawe Christine, ndazi ko uzavuga izindi nshingano hanze, ariko izo wari ufite ziroroshye par rapport n'inshingano ugiye guhabwa uyu munsi. Izi nshingano nazo ugomba kuzubahiriza. Reka mbere kuri Theo biri kuvugaho iki, biragutekereje rero kuzirikana.
mu Befeso ibice byaho 5 ku murongo wa 22 haravuze ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite umugayo. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero rye. Amen. Tewo rero ndeba neza ahantu ugiye kwinjira hanze twarahanyuze, twasanze ari heza. Iyo tuzaza gusanga ari heza ntitwari gushyikira muri n'umugambi wo kubaka urugo, twari kuguca intege. Ariko ko tuzi ko ari heza twarakubwiye ngo komereza aho ngaho, ariko ufite inshingano. Bibiliya iragutegetse Theo, reba nshuti yanjye ndeba, iragutegetse ngo uwo mukobwa mwicaranye mu kanya ntabwo arayitwa umukobwa, nyuma saa 12 sinzi isaha muza kubirangirizaho, ariko biragutegeka ngo uyu nguyu ugende umukunde nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitanga. Theo, akantu kumve neza, kumukunda nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Kristo yari mu ijuru hamwe n'Imana Data, ariko kubera urukundo yabisitiye iwabo yarya banamwambikaga n'agatekano ke gake bagacungeraga, kandi kugira ururo birahindutse. Ibintu byose bigiye mu maboko yawe. Niwe uzita ku mutekano we, niwe uzita ku myambarire ye, niwe uzita ku mirire ye, ibintu byose kugira ngo uzabishobore ugomba kumukunda nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ahangaha icyo bigusaba Theo, biragusaba kwibagirwa barya twita ba ex. Hari abandi bakobwa simbazi n'ababonye, ariko birasaba ko ari mwakundanaga. Uyu nguyu rero yabariye inama, nshuti yanjye, bibagirwa intekerezo zawe n'umutima wawe n'ibyumviro byawe n'amaso yawe ntareba ahandi, ahore kuri uyu muntu witwa Christine, umukunde nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Theo, uyu mukobwa w'abandi iwabo ntazi inkoni ntazazimenyera iwabo, ngo ufite nta mushaka gukora umuntu agahwera, aho hantu ntuzabikore. Uyu mukobwa uzamwiteho kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ntazasonze, ntazaburare, yewe no kwitamura cyangwa se gufureka kubera ko atanezerewe ntirizabe kuri Christine, kuko aragusanze akugira ngo urwo rukundo urumuhe. Christine azagukunda, natabikora ngo uzajya urwara, tuzabaze Imana yo mu ijuru turi cyakorera Theo. Ariko ndizera ko Theo Imana izamubashisha kubahiriza amasezerano kuko yabijemo azibyajemo. Ntabwo nibuze kubwira Theo wenyine, nibuze no kubwira Christine. Christine, hata nayo inshingano zawe zirakomeye.